nk'iyo ndebye nko ku ruhande ikahita iyoba biranjena mu maso cyane. Ubuzamuye ku maso yombi? Ku maso yombi, so nahanga ngomba kuhita nyikuramo kuko ahanga nyikuyemo ntabwo ndi kureba neza, ubu ndi kureba ibice Yewe we ufite nani nta nubwo mwakabona kaba kari very clear kuko ni prescription like ziri prescribed ku maso yanjye. Oh my god, ufite kandi kagasimbura kwa kayo kakangitse gutya? Ndadufite ndatuzana mu kanya, dufite turara mu cyumba aka nakareka ngakoremo kugira ngo amaso yanjye abari okay kavuye muri abo bwakabona ariko like karano ku rutoki sinzi biko kabona akabonye yakaragara Jesus ubu rero rago like ngundi kureba ariko rago ndi kureba neza. Ntakugira linete? Ndazifite ariko ntabwo nshaka kuzambara, tunakunda kwambara bari lete. None okay. Nambara contact. Ya contact yabako. That's the. Kabigira umwana uvuye kiruhura nta winge bari kubyumva. Anyways, twageze tugeze he? Twari tugeze ahantu udashobora kujyana partnership cyangwa hazemo feelings mu partner. Okay. Nakubwiraga ati okay hagati y'aba creators natwe tugirana ama collaboration. Tuvuge wenda wowe uri mu creator nanjye ndi mu creator, so okay uri mu actor nanjye ndi mu actor, so tugakorana collab video ukayitwara nanjye nkayitwara ukajya kuyigurisha ku bantu bawe nanjye nkayijya kuyigurisha ku bantu banjye. Uretse gato mwe ubu ushobora gukora video zawe utazikoranye na ntuza n'umuntu uza utakoranye na company amafaranga ntabwo menshi nyakura muri company no. Company action ngiye actually nkubwire ngiye na joininze pro I would say na joininze the pro industry cyangwa se working with pro companies kugira ngo ngewe like when ni promoting kuri market y'abanyamerika kuko I was only working with American companies in Europe. So nakuranye urumva amafaranga bishyura amafaranga makeya, ntago bishyura amafaranga menshi kubera kuri kubyumva haje ama platform urukumva nka OF, ntago nyine nshaka kuyivuga mu magambo arambuye. OF urabyumva, hari ubundi buryo bwinshi bwaje aho by abantu bakora muri industry bashobora kuba bakora amafaranga independently badadependinze ku makampani. Uko company for example company ni wanje company wenda bwati wenda shaka wenda 5,000 barabimpaye kuri sinu sibyo 5 byero barabimpaye, ariko iyo ni video izagurishwa. Remember ni video izagurishwa, I'll have to sign my rights away. I have to sign the rights away to that video ko izagurishwa ubuzima bwanjye bwose na nyuma y'ubuzima bwanjye. So ngo video nakoranye na company izagurishwa imyaka yose y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho na nyuma y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho. Kandi wowe 5,000 bampaye bazankuramo nka miliyoni 5. Ariko byumva rero wewe wishakiye mu partner ukayupload ukayigurisha ukajya kuyigurisha. Ntabwo mwishakira. Now okay urashaka kumwishakira. Okay nagwaye nk'urugero rugoroshye, ugiye kuri set muhuriyeho n'umuntu mugomba gukorana. Uwo muntu wenda murakoranye umwiyumvishijemo kandi unabonye yuko wenda nawe mukoranye umugurishije ku bafanzi bawe, ariko urabizi mubanze mu gifting imbere yuko nkomeza. Guys twagiye twumve n'iryari bagutemo guys mu mutemo giye mfite amatsiko mu mutemo ngeneye kumenya byinshi. Isi babashaka ko kunywa bagutemo ntabwo nshaka wamugana you have right guys mu mukande tugere muri kizo nabo mwarisimba mu mukande ibintu bifatika mu mukande ibintu bifatika tumugeze ku rumbi. Ariko abantu barambye ngo bandambiwe reka break abantu be bandambiye reka nigendere. Ninde uvuze ngo yakurambye ngo badambiwe araro buruvuze ngo sinzi ngo yadambiwe we reka muboroke. Sindi ndamukunda cyane anoze ko atari gusamiza abagukunda ukarebiza abakoze abakurambye. Oya abankunda ndabibona nanjye ndabakunda cyane abashiri
ahubwo si rekana n'icyo kigori reka nkubwire you know what nafunga comment yacana rekana n'ibyo bicucu reka nkubwire you know what like hari nk'ibintu biri very like nk'ukuntu nyine rwango ahanga nyine ni nkaho nyine like nazanye nk'ibitangaza hari nk'ibintu like seriously udashaka gusobanura mu Rwanda ngabyumva bitewe n'ukuntu wenda wakuze. Thank you so much guys, thank you so much. Bitewe n'ukuntu wakuze na environment wakuriyemo na mentality ufite n'ukuntu nyine wowe uyumva mu mutwe wa n'ibiki hari ibintu udashobora gusobanura umunyarwanda ngabyumve nk'ahanga bari kugira ngo nyine wenda baze biyumvire utuntu n'uduti ariko kubwira umuntu ngo reka nkubwire for example urebye nk'abantu like baba bari muri DMs bambwira ngo ndashaka gukora ngo ndangira ngo ama connection. That's not how it works. Kaira none imagine umuntu ngo give me connection ni n'umuntu ushobora no gusobanura ibintu nkagusha nyine ntabyumve nkagusha ndimo ndakuganiriza nkubwira ukuntu ibintu bigenda process nta nubwo na wambere mbisobanurire nje mbisobanura cyane ndambiso no kuri live ya Dumba mbisobanura gutya mbisobanurira abantu ariko ntaga abantu bumva. Umuntu atorama akantu kamwe cyangwa tubiri akahita ajya muri DM yawe ngo nasi ngo wamaye connection ngo nasi ngo wamaye nimero ngo nasi ngo wamaye ngibiki ngo nasi ngo byagenze gutya. I'm like, that's not how it works. You know? So I think even njye numva like sometimes ni nko kugira tu like nyine ni nko gupfusha ubusumuka kugira ngo usobanure ibintu abanyarwanda batumva. You know, to society nyine very ibingibi nkuko dukurikiye tureke umuco w'abanyarwanda cyo umuco w'abanyafrika. Niba baravuga ngo ibingibi ni nko kuzana intari mu mujyi. Isi mbere yo ufata umwanzuro mbere yo gufata umwanzuro turetse gato. Allo bite ni byiza gutfa ni gute uhamagara umuntu utabanje kumusaba uburenganzira bwo kumwandikira nibyo isibera ari kumpora mu kanya. You have to write the message because umuntu bari disponible ku ruhande ikahita iyoba biranje na mu maso cyane ubuzabe ku maso yombi ku maso yombi so nahanga ngomba kuhita nyikuramo kuko ahanga nyikuyemo narwo ndi kureba neza ubu ndi kureba ibice baba we ufite nani ntabwo mwakabona kaba kari very clear kuko ni prescription like ziri prescript ku maso yanjye. Oh my god, ufite kandi kagasimbura kwa kayo kakangiritse gutya ndadufite ndatuzana mu kanya dufite turara mu cyumba reka ngakuremo kugira ngo amaso yanjye abari okay kavuye muri abo bwakabona ariko like karano ku rutoki sinzi biko kabona akabonye yakaragara Jesus ubu rero rago like nk'ubundi kureba ariko rago ndi kureba neza ntakugira linete ndazifite ariko ntabwo nshaka kuzambara tunakunda kwambara bari lete none okay nambara contact ya contact yabako that's the kabigira umwana uvuye kiruhura nta winge bari kubyumva isiraguro. Anyways twari tugeze he twari tugeze ahantu udashobora kujyana partnership cyangwa hazemo feelings n'umupaka harize okay nakubwira ati okay hagati y'aba creators natwe tugirana ama collaboration tuvuge wenda wowe uri mu creator nanjye ndi mu creator so okay uri mu actor nanjye ndi mu actor so tugakorana collab video ukayitwara nanjye nkayitwara ukajya kuyigurisha ku bantu bawe nanjye nkayijya kuyigurisha ku bantu banjye. Uretse gato mwe ubu ushobora gukora video zawe utazikoranye na ntuza n'umuntu ntuza utakoranye na company ariko amafaranga ntabwo menshi nyakura muri company no company actually actually nkubwire na joininze pro I would say na joininze the pro industry cyangwa se working with pro companies kugira ngo ngewe like when I promoting kuri market y'abanyamerika kuko I was only working with American companies in Europe so nakuranye urumva amafaranga bishyura amafaranga makeya ntago bishyura amafaranga menshi kwa kuri kubyumva haje ama platform rukumva nka OF nawe nyine nshaka kuyivuga mu magambo arambuye OF urabyumva hari ubundi buryo bwinshi bwaje aho by abantu bakora muri industry bashaka kuba bakora amafaranga independently badadependinze ku makampani uko company for example company ni wanjye company wenda bwati wenda shaka wenda 5,000 barabimpaye kuri sinu sibyo bitanu byero barabimpaye ariko
iyo ni video izagurishwa remember ni video izagurishwa I'll have to sign my rights away I'll have to sign the rights away to that video ko izagurishwa ubuzima bwanjye bwose na nyuma y'ubuzima bwanjye so ngo video nakoranye na company izagurishwa imyaka yose y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho na nyuma y'ubuzima bwanjye bwose bwo kubaho kandi wowe bitanu bampaye bazankoramo nka miliyoni nk'eshanu ariko zumva rero wewe wishakiye mu partner ukayupload ukayigurisha ukajya kuyigurisha ntabwo mwishakira ntabwo okay urashaka kumwishakira okay nagwaye nk'urugero rworoshye ugiye kuri set muhuriyeho n'umuntu mugomba gukorana uwo muntu wenda murakoranye umwiyumvishijemo kandi unabonye yuko wenda nawe mukoranye umugurishije ku bafanzi bawe ariko urabizi mubanze mu gifting mbere yuko nkomeza gazi twagiye twumve n'iryari bakora bagutemo gazi mu mutemo giye mfite amatsiko mu mutemo ikeneye kumenya byinshi isi babashaka ko kunywa bagutemo ntabwo nshaka wamugana iyo habe right gazi mu mukande tugere muri kizo nabo mwari simba mu mukande ibintu bifatika mu mukande ibintu bifatika tumugeze ku rumbi ariko abantu barambye ngo bandambiwe reka abantu be bandambiye reka nigendere ninde uvuze ngo yakurambye ngo badabiwe hano uruvuze ngo sinzi ngo yadabiwe we yareka mu boroke Sindi ndamukunda cyane anose ko atari gusomeza abagukunda ukareba abavuze abakurambye oya abankunda ndabibona nanjye ndabakunda cyane abashiri ahubwo rekana n'icyo kigori reka nkubwire you know what nafunga comment yacana rekana n'ibyo bicucu reka nkubwire you know what like hari nk'ibintu biri very like nk'ukuntu nyine rwango ahanga nyine ni nkaho nyine like naza nk'ibitangaza hari nk'ibintu like seriously udashaka gusobanura mu Rwanda ngabyumva bitewe n'ukuntu wenda wakuze thank you so much guys thank you so much bitewe n'ukuntu wakuze na environment wakuriyemo na mentality ufite n'ukuntu nyine wowe uyumva mu mutwe wa n'ibiki hari ibintu udashobora gusobanura umunyarwanda ngabyumve nk'ahanga bari kugira ngo nyine wenda baze biyumvire utuntu tw'udutiku n'uduki ariko kubwira umuntu ngo reka nkubwire for example urebye nk'abantu like baba bari muri DMs bambwira ngo ndashaka gukora ngo ndangira ngo ama connection that's not how it works kandi nanone imagine umuntu ngo give me connection ni n'umuntu ushobora no gusobanura ibintu nko gushya nyine ntabyumve nkagushya ndimo ndakuganiriza nkubwira ukuntu ibintu bigenda process nta nubwo na wa mbere mbisobanurire njye mbisobanura cyane ndambisona no kuri live ya Dumba mbisobanura gutya mbisobanurira abantu ariko ntago abantu bumva umuntu atoramo akantu kamwe cyangwa tubiri akahita ajya muri DM yawe ngo nose ngo wamaye connection ngo nose ngo wamaye nimero ngo nose ngo wamaye ngibiki ngo nose ngo byagenze gutya I'm like that's not how it works you know so ari nk'ibintu njye mba numva like sometimes ni nko ku you know ni nko kugira tu like nyine ni nko gupfusha ubusunguka kugira ngo usobanurire ibintu abanyarwanda batumva you know turi muri society nyine very ibingibi nkuko dukurikiye tureke umuco w'abanyarwanda tujye mu muco w'abanyafrika niba baravuga ngo ibingibi ni nko kuzana intare mu mujyi isi mbere yo ufata umwanzuro uretse gato Hello bite ni byiza gutfa ni gute uhamagara umuntu utabanje kumusaba uburenganzira bwo kumwandikira nibyo simera ari kumpora mu kanya you have to write the message ukabasubira ari disponible